Ibihe byiza mwese mukomeje kurikirana Ndizi Note, uru n'urubuga rubanyurizaho amasomo y'umuziki, inama ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'umuziki. Itoze kuruhuka, itoze guceceka, itoze gufata igihe ukamara umwanya ucecetse, naryo n'imyitozo cyangwa se naryo nibanga ushobora kuba wakoresha mu buryo bwo kuririmba neza. Abantu noneho batangiye kuvuga bati ibi noneho Ndizi Note atangiye kutuzanira ni ibiki? Ibi bintu ntangiye kubazanira ni ibintu bizima kandi ni ibintu bikora rwose. Rest day cyangwa se umunsi w'ubwenge, umunsi wo kuruhuka. Umunsi wo kuruhuka, ugomba gufata n'umunsi wo kuruhuka mu gihe ukoze. Niba wakoresheje ijwi ryawe kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu no ku cyumweru, wenda ibyo bintu ntago ari byo 100%. Gigerageza ufate n'umunsi wo kuruhuka. Nubwo bamwe muri VIP class ubwo bagiye kumbwira ngo ko mbaha imyitozo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru, no kuvuga ngo iminsi yose ho turakora aho ngaho muri VIP class mu ishuri rya mbere. Ariko mu byukuri nubwo tubikora uko nguko, nuko n'igihe cyo kwiga cyacu kiba ari gitoya. Hari impamvu tubikora uko nguko, ariko biba ari mu gihe cyo kwiga. Ariko ubundi mu busanzwe, niba uri umuririmbyi ushaka kumenya kuririmba, ushaka kuzamura imiririmbire yawe, ushaka ko ijwi ryawe rihora ari ryiza, rihora riri pure, rimeze neza, jya ufata igihe unaruhuke, ufate igihe wirwe ucecetse. Silent practice. Silent practice ni ukuvuga ngo gukora cyane ariko nanone ukagera n'igihe ugafata umwanya ukaruhuka. Gufata umwanya ukaruhuka ni ibintu byiza cyane. Ikindi, gufata umwanya ukaruhuka, ugafata umwanya ukaryama, ukanywa amazi ahagije, ukita ku mubiri wawe, ukita kwijwi ryawe. Ni wita kwijwi ryawe, ni wita ku mubiri wawe, uko nguko ugafata umwanya ucecetse, byibuze umunsi wose cyangwa se umunsi wawe wose ukawukoresha nta kwirirwa uvuga, nta kwirirwa gukora iki. Ijwi ryawe uzaba uri kurifasha mu kuba ryasubira ku murongo. Wivuga kuwa mbere, uvuge kuwa kabiri, uvuge kuwa gatatu, uvuge kuwa kane, uvuge kuwa gatanu, uvuge kuwa iminsi yose urimo urasohora umwuka, urimo urakoresha ijwi, urimo uraririmba, urimo uragira gute. Hoya rwose, hoya, gerageza ufate akanya uruhuke, ufate akanya wicare, unywa amazi ahagije, ufate akanya uryame bihagije amasaha byibuze 7 kugira ngo ijwi ryawe rimere neza, cyangwa se ijwi ryawe rizajye risohoka risoundinga neza. Ibyo ngibyo bizagufasha cyane kukuba wagira ijwi ryiza, ijwi riri pure, ijwi risoundinga beautiful, risoundinga neza cyane. Niba rero uri umwe mu bifuza kujoininga Ndizi Note VIP class, ushobora kuba wanyandikira kuri nomero uri kubona muri description. Ngiryo isomo nari nabateguriye uyu munsi. Mukomeze kugira ibihe byiza.